Murakaza neza kuri 250 Rwanda YouTube channel yacu. Ubu tugiye kurebera hamwe noneho irindi somo dutangiye part 1 ariyo CSS. Tugiye gusobanura amagambo make ya CSS idufasha iki kuri building ya website. Nukuvuga ngo CSS mu magambo make ya ni cascading style sheet. Nukuvuga ngo yo icyo idufasha gukora iki, gustylinga web page, gushiraho decoration runaka bitandukanye n'ukuntu wowe ukeneye ko website yawe igaragara. Nukuvuga ngo ni CSS ni ijambo rihinnye, amagambo arambuye ni cascading style sheets. CSS ni uburyo ukoresha wongera style kuri web page yawe. Nukuvuga ngo uburyo ushobora kudekora web page yawe umaze gukora amakode muri HTML. Nukuvuga nanone iyi CSS ikorana bya hafi cyane na HTML elements kugira ngo content ya page ya web page yawe igaragare uko wowe wifuza, ugendeye guhuza izo HTML element na CSS, ukoresha CSS. Nukuvuga ngo CSS igira amabwiriza cyangwa se ibyo igenderaho. Muri ibyo bintu bigenderaho ni bibiri by'ingenzi, harimo selectors, hakavamo na declaration. Nukuvuga ngo iyo selector rero niyo ya yindi uselectinga, donc urapointinga ikintu runaka, urapointinga element runaka, uraselectinga element runaka ya HTML kugira ngo uyihe amabwiriza y'uburyo agaragara cyangwa se y'ibyo ari bukore. Nukuvuga ngo selector igaragaza HTML elements, ihabwa rules za CSS kugira ngo igire uko igaragara kuri web page. Nukuvuga ngo hari uburyo ushobora ku-applyinga, ushobora guchuzinga selectors zitandukanye za HTML, ariko noneho zikafollowinga rule imwe muri CSS bitewe n'ukuntu wazihisemo. Nukuvuga ngo iyo ushaka guselectinga rero elements nyinshi za HTML ugenda zitandukanya gusa nakitso kugira ngo utaza gukora imwe kandi hari uburyo bwo kugira ngo washe kuziselectinga zose icyarimwe. Declaration nanone ni uburyo noneho ni uburyo uha n'amabwiriza uha iyo selector wamaze gukora. Nukuvuga ngo uraselectinga, tuvuge p tag ya HTML. noneho iyo p tag uravuga ati p tag igire wenda ibara ry'umutuku. Nukuvuga ngo iyo bara ry'umutuku rero iyo value uhaye iyo selector niyo bita declaration. Declaration nayo nanone igira ibice bibiri. Iyo declaration nayo igira igice kitwa property n'igice kitwa value. Nkuko nagaragaje hano kuri urugero, nahisemo p tag ya HTML. iyi p tag rero nukuvuga ngo iyi nayihaye hano niyo declaration nahaye ino selector ya p. Rero muri iyi declaration aho twabonye ko ifite ibice bibiri, hari igice cya property, igice cya value. Rero iyo p tag uselectinze noneho ukayiha declaration runaka. iyo declaration runaka urabona ko urugero natanze hano ni font family. iyo font family ni iki? ni inyandiko ushaka ko igaragaramo. iyo nyandiko rero niyo yitwa Arial. iyi Arial rero niyo value ya property font family. Nukuvuga ngo font family ni property, value ikaba Arial. Nukuvuga ngo byose hamwe ubishize hamwe iyo property na value niyo bitwa declaration. Rero abicamo ibice bibiri, kimwe kikaba property ba cya kindi ushaka. Noneho tuvuge ngo wenda tubonye ko font family ari property, noneho value yayo ikaba Arial. Nukuvuga ngo ni kimwe nuko wavuga ati wenda ibara ni iki? ni property. Umutuku ni value y'iyo property yitwa ibara. Nukuvuga ngo property icyo gihe ni ibara, ariko ibara turabizi ko dufite amabara menshi, dufite amabara y'icyatsi, umutuku, umukara, n'amabara menshi cyane. Nukuvuga ngo
kiracyari property ariko ntikiragira value, kuko iyo value ishobora kuba kimwe cyangwa ikindi. Ni ukuvuga ngo rero iyo uhisemo muri ayo mabara 100 cyangwa 10 dufite cyangwa magana angahe dufite, iyo uhisemo ibara rimwe ukaryuzuza hahandi kuri ya property wise ibara, iryo bara uhisemo rero, iryo bara uhisemo niryo ritariba iki, niryo ritariba value. Nanone nibyo nari ndi gusobanura hano, property ikigaragaza na value ikigaragaza. Urugero hano nashizeho iyi ngiyi, urabona ko iyi ni uburyo bwo guselectinga tags nyinshi icyarimwe zikagira property na value biba affected icyarimwe, bya affecta izo cyangwa se izo tag uselecting icyarimwe cyose zose zifata property imwe na zifata declaration imwe cyangwa se zigafata property na value zimwe zose. Nkuko urabona hano hari h1, h2 na h3. Izi ngizi ni iki? Izi ngizi ni tag za HTML. Noneho hano declaration ni iyi ngiyi, ariko noneho property ni font family. Font family rero value yayo ni area. Iyi area rero iraba applied hehe? Ni ukuvuga ngo inyandiko zose zanditse muri HTML muri heading 1, heading 2 and heading 3, ibintu twabirije muri HTML. Ubutarareba HTML urasubira ku video ya HTML kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Izo zose rero iyi HTML, iyi h1, h2 na h3 iraza kugira ino property y'iki ya font family, ikaza kugira ino value ya area. None ikazagira na color, ikazagira none na value ya yellow. Nukuvuga ngo izi heading zose ziraza kugira ibara ry'umutuku ryanditswe mu nyandiko ya area. Noneho nashizeho website ebyiri. Izi website ebyiri mpamvu nazishizeho ngire ngo uko zitwa muhise mubona icyo zimara. Ni ukuvuga ngo zigufasha kumenya amabara. Ni ukuvuga ngo mu gihe utaramenya amabara, mu gihe utaramenya code y'amabara, mu gihe utaramenya ibara uko ryitwa, ushobora kwifashisha imwe muri izi website ebyiri. Igira amacode web browser ishobora kumva. Hari za RGB, hari RGBA, hari za HSL code cyangwa se amakode y'amabara atangizwa na hashtag, na itangirwa na number sign cyangwa se hash cyangwa se pound sign, bitewe n'uko yita kose ni kimwe. None turaza kurebera hamwe buhoro buhoro ko tugenda twigisha CSS mu buryo bw'imbitse. Tuzagenda dusobanukirwa ibi bintu byose ndimo ndavuga mutaragerageza gusobanukirwa kuri ubu ngubu. Reka rero turebe muri practice amagambo makeya y'ibyo maze gusobanura. Ni ukuvuga ngo hano za website ebyiri nazifunguye, imwe ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo urareba ko ifitemo amabara atandukanye. Impamvu nkunda nge izi website ni ukuvuga ngo ziri easy to use. Wowe ushaka gukenera gukoresha indi itari iyi ngiyi, it's fine, nta kibazo. Ariko iyi ngiyi urabona nk'ubu ngubu select hano itwereka hexadecimal number y'ibara uhisemo. Urabona itwereka RGB value yayo cyangwa se HSL value yayo. Uraza kopinga gusa ino value ukayipestinga muri CSS, ikaba value ya property yitwa color. Then fine, ushobora kwandika iyi code imwe muri izi eshatu cyangwa se kwandika izina ry'ibara ushaka. Nahangaha ni kimwe, ariko iyi ngiyi isana, iyi ngiyi iri advanced wenda kurusha iyi. Niko navuga gusa iratanga option eshatu ya HSL, ariko iyi ngiyi itanga ebyiri gusa. Itanga ariko nayo irazitanga zose, ntago yabura kuzitanga zose, ahubwo nuko uwo picking. Urabona nk'ahangaha ufite amabara abiri gusa, ariko uramutse upikinze ibara runaka muri iyi box, urabona yitigwa value eshatu, iguha HSL, RGB, ikagwa na hexadecimal y'iri bara upikinze. Ni ukuvuga ngo reka turebe noneho uburyo bikora. Urabyibuka uburyo ushobora gucreatinga page yawe ya HTML. Ni ibisanzwe, nta kibazo, ni kimwe n'uburyo twabikoze ubushize. Gusa ubu ngubu noneho tugiye gutangira ntabwo turi bukoreshe za pages twari dufite muri mu isomo rishize rya HTML. Reka dutangire noneho dukora izindi pages kugira ngo
tubashe gutangira isomo rya CSS. None ngo amagambo ari bugaruke ni yandi murayibuka neza ko navuze hari amagambo agomba kuba ahari mbere yuko ugira code iyo ari yo yose wandika. Ubwo ni documents type, ibingibi murabyibuka ko bigomba kuba bihari. Then document type HTML, ni ukuvuga ngo aya ni amagambo ugomba iteka kubanzirizaho. Ni ukuvuga ngo namaze gusobanura icyo akora, namaze gusobanurira icyo avuze. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tujyane neza ugomba kubanza gukora iki? Kureba HTML kugira ngo tubashe kujyana. Noneho hano ni index murabyibuka ko tuyiha extension ya HTML kugira ngo web browser ibashe kuyisobanukirwa nka web page. Nuba amaze kwandika ibyo ndasavinga, then nimara gusavinga ndatangira na nani yacu ya tag yacu ya HTML ndayifunga, then ndamanuka nongere nshireho indi ya head nayo ndayifunga, then shiremo title naho muribuka icyo ikora nayo ndayifunga. Noneho hano ndakora wenda introduction to wenda CSS, then hano ndamanuka. Hano munsi murabyibuka ko hajya body, ni naho code yacu ijya, ariko ni inyuguti ntoya ari inyuguti nini. Ngo naha ni same, ni ukuvuga ngo ahangaha ni naho code yacu ijya. Ya magambo nakoreshaga n'ubundi ubushize, reka n'ubundi aba ariyo nkoresha, ni just kwiga. Ni ukuvuga ngo harimo hagomba kubamo heading. Ni ukuvuga ngo ndaza hano kuri iyi page ndafungura kwanza h1. Nimfungura h1 ndafungura h1 nongere nyifunge, nzane wenda iri jambo aba ryo nkoresha nka h1. Noneho hano ndashiraho p tag, nyifunge kandi noneho mfate aya magambo bariyo nshira hano abe nka paragraph. Ndaza muri view hano kugira ngo amagambo atarenga screen, then ndamanuka. Iyo ni paragraph ya mbere. Nanone nongere ngaruke mfate iyi ndakorwa ni h1 nanyishiremo hano. Mfate iyi kanite paragraph ya kabiri. So uru ni urugero. Noneho ndagaruka hano reka nshireho ibi nabyo nzabisobanura wenda kuri part 2 cyangwa 3. Reka iyi style tube tubiretse, nzaba nyisobanura ukwayo. Noneho reka turebere hamwe bya bindi tumaze gusobanura mu magambo make. Ni ukuvuga ngo hano muri style ngenda kora ni urugero ruto cyane rwo gusobanura gusa ari amagambo maze gusobanura mu kanya. Ni ukuvuga ngo njyewe ndashaka guha style web page yanjye. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu ukuntu igaragara, reka tubirebe my documents. Ukuntu igaragara ni uku nguku, page yanjye ni uku nguku igaragara kuri ubu ngubu. Rero icyo CSS dufasha ni ugushira style kuri page, niko twabivuze. Body ndafungura, izi ni curly braces, ubwo mu KinyaRwanda zita gutera curly braces, mu Gifaransa ni accolade. So tukatugendera aho ngaho. Noneho ndafungura accolade na nayifunge. Ni ukuvuga ngo muri HTML nsobanura navuze ko guhera hano kuri body
ibintu byose bigaragara hano muri body nibyo bigaragara hano kuri web page. No kuvuga ngo hano urimo urabona what is lorem ipsum. Reka turebe hano muri code yacu urabona ko niyo ibanza what is lorem ipsum. No kuvuga ngo ibintu bigaragara hano muri body nibyo biba bigaragara hano kuri web browser yawe. Ibi bindi byose bisigaye hejuru ni interaction iba between web browser na mapaje yawe AI. Ibi nabisobanuye muri HTML mu gihe ukeneye gusobanura uburenze ugenda urebe. Ni ukuvuga ngo hano body rero iyo mvuze ngo body hano ni body mari guselectinga nicyo bya bindi naberetse hano tuvuga ngo selector. Ni ukuvuga ngo hano twaselectinze p ariko noneho hano ngewe ndaselectinga body. Ni kimwe navuze ko CSS ikorana na HTML elements ni igihe tags nyinshi za element zakoreshejwe. No kuvuga ngo CSS ikorana na HTML elements cyangwa tags. No kuvuga ngo iyi ni CSS ni code za CSS turi kwandika he hano between opening tag ya style na closing tag ya style. Rero hano twaselectinze dukoresheje p tag ariko hano turi guselectinga dukoresheje body tag. It's fine. No kuvuga ngo ikingenzi kiri aho ngaho nuko body niyo selector. Mu ngero zacu twarebye hara kuri ya slide nahoze nsobanura twabonye ko p tag ariyo selector. Hano selector yacu ni body. Tukavuga ngo rero tuvuga ko na igira ibice bibiri. Iyo CSS ikagira igice cya selector na declaration. Uvuga ngo p yabaye select na p hano ni selector ariko hano twabonye ko body niyo selector. Rero reka turebe na declaration yacu rero ni declaration twabonye ko ari combination ya property ikaba nanone ikaba combination ya property na value. Ni ukuvuga ngo haya dufite font family niba mubyibuka. Okay, na font family niba mubyibuka neza ni iyi ngiyi. Noneho iba ariyo ishobora kuba ari okay, reka dukoresha ariyo nta kibazo yonyine. Ibyo bindi bya Vatika n'ibindi tuzabisobanura nabyo ujye twaba turi gusobanura inyandiko nani font za CSS. Noneho haza n'iyindi color value yari yellow niba mubyibuka neza. Reka nta cyose tugendera aho ngaho nubwo bitari buze kugaragara neza bitewe n'ibara dukoresheje. Noneho hano nda refreshinga urabona ko bihindutse. Navuze ko bitari bugaragare neza bitewe n'amabara dukoresheje. Of course kubera iki? Kubera ko background ni umweru amagambo yakoze yellow urumva nako biri somehow so messy ntago byagaragara neza. Reka duhindure no value. Noneho uburyo ushobora gukoresha aya website nakweretse rero ushobora gupikinga color hano. Reka turebe wenda reka ngiye mfata iyi color ya green value yayo ni iyi ngiyi. Ushobora gufata iyi value ukaza ukayishira hano kuri iyi value ufite hano irangizwa iteka na semicolon. Ukuvuga ngo ninza hano nka refreshinga at least ribara riragaragara neza icyatsi mu mweru at least. Okay, ni ukuvuga ngo urabona ko hano byahindutse ntabwo byari biri muri bwa buryo bwa mbere. Let me show you ukuntu mbere bigaragara. Nindamuka nkuyeho iyo color reba urabona ni umukara ariko ningarura color biraba icyatsi. Sibyo, reka ngaruke hano mvaneho iyi font family urebe ukuntu bigaragara. Font family itariho urabona ukuntu bigaragara ariko iyi font family ninyigaruraho urabona ko iragaragara. Nshaka kutaba iyi ngiyi, reka nshireho iyindi font family urebe. Wenda reka nshireho Verdana. Ndagaruka hano nda refreshinga urabona ko font family ihindutse bitewe n'ukuntu igenda ihinduka. Ni ukuvuga ngo rero ntago value ari ntago selector ari body yonyine cyangwa p tag yonyine. Nta nubwo declaration ari font family cyangwa color yonyine. Ushobora gukora na background nayo ni iyindi. Background nayo ni iyindi declaration ushobora gushyira muri CSS bitewe n'iki.
bitewe na background ushaka gukora. Rero hano reka nkore background color, turebe background color. Urabona ko dufite background y'umweru, twari dufite background y'umweru. Reka noneho turebe ibara dushira hano, turebe ko na background ihinduka. Urabona iyi ni iyindi declaration tuzanye. Reka tutabonye muri exercises hariya, reka selecting ibara iryo ari ryo ryose hano kugira ngo turirebereho, turebe ko n'ubundi background hari iza guhinduka. hariya ibara turebe ni icyatsi. Reka dufate background wenda ndafata iyi code, selecting iyi code, ndaza hano muri environment yanjye, then save, I refresh. Urabona ko na background ihindutse. Ni ukuvuga ngo ntabwo declaration ishobora kuba imwe, ntabwo declaration ishobora kuba nyinshi zitandukanye. Muri selector imwe ishobora kugira declaration nyinshi bitewe na style ushaka gushyiraho ka border, ushaka guhindura ibara ryonyine, ushaka guhindura iki. Ni urugero. Noneho hano twabonye urundi rugero, tuvuga ati wenda ushaka guselectinga tags zitandukanye muri CSS. naho ndongera mfungura curly braces yanjye, ndakora enter. Ariko mo hano kubera ko ntafite h2 nta kintu biri bumarire, reka nongeremo za h2 nk'ebyiri kugira ngo tuze kureba effect. Ibi ndahita nyikora nibe h2, nibe h2, nibe h2, then nibe h2. Let me just reka nshira akantu kaka difference gatoya. Okay, hano ndakwereka nkore what is ipsum. Ndakora save, ndagaruka hano ndarefreshinga. Ni just kwerekana ko nongeyemo utu tuntu, nta kindi. Noneho reka nze hano, aha niho turi. Urabona hano mvuze ngo reka iri bara, okay, nta kibazo. Reka rigume icyatsi nkuko riri icyatsi, ubwo hano rigume icyatsi nkuko riri icyatsi. Reka background nyigire black, reka background nyigire umukara kugira ngo bigaragare hano. Aha, ndabona idahindutse. No, nahinduye color ya text aho guhindura background. Background niyo nashaka kugira black. I save, ubwo hano birahita bimera nkuko nabishaka. Okay, good. Noneho reka noneho turebe iyi byahinduwe n'iki ibingibi se kandi ibingibi. Okay, naje reka turabireba hano muri code. Reka turebe hano iyi ngiyi H2 na H1 na H2. Reka tugire ibara tubiha color, ni iyi ngiyi. Reka tubihe wenda iyi blue, just urugero guselectinga blue gutyo, nkagira gutya, mwabonye. Ariko reka ndende ino kubera ikiri guhinduka, iyi paragraph kubera ikiri irahinduka. Why this becoming blue? Hano niho hari mistake. None ningaruka hano nka refreshinga, urabona ko ni ziriya H1 na H2 byonyine bikora iki, bihinduka. Kubera iki? Kubera ko urebye ino
iyi selector hano, selector ira selecting element, ira selecting html tag ebyiri h1 na h2. No kuvuga ngo hano icyo ndi gusobanura ngo h1 na h2 bigira ibara ry'ubururu. h1 na h2 reka turebe text align, reka mbikore wenda center, let me save. Urabona ko ni ibyo by'ubururu byonyine nibyo biri bugende. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushaka guselectinga part ukeneye gukoresha gusa kugira ngo uyikorere icyo ushaka, indi part ntuyikoreho. Means urabona nk'ubu ngubu ni iyi gusa byose bivuye aho byari biri. Kubera iki? Kubera ko ni h1 na h2. Nanone nshobora kugira ikindi kintu nkora kuri h1 yonyine, nta yindi ijemo. Hano ndakora wenda h1, ndafungura curly braces yanjye, wenda mvuge text decoration, wenda nkore underline, save, da refreshing. Urabona ko ni h1 yonyine ibaye underlined. Kubera iki? Kubera ko hano muri code navuze ngo iyi effect, iyi text decoration ibe affected gusa kuri h1 tag, nta yindi. Ni ukuvuga ngo nshobora nanone kuyikora wenda text weight, font weight ikaba bold, nka savinga. Urabona ni yonyine iza kuba bold. Okay, impamvu utabonye reaction ni ukubera ko n'ubundi za heading ziba ziri, n'ubundi za heading ziba ziri bold. Ahubwo wenda kugira ngo mbashe kugaragaza wenda iyo effect y'iyi declaration, reka nkwereke, ndakora ubwo ni p tag, ndafungura pastinga. Ni ukuvuga ngo za p zose zirahita ziba bold. Ni ukuvuga ngo urabona zino zirahita zigira uburemere, zirahita wabonye ukuntu zise ziba ukuntu nk'uko zitari ziri imbere. Reka nyikureho urebe, zirahita zigaruka nanone zitari bold, zirahita zisubira nk'uko zari zimeze mbere zitari bold. Niyo ngiyo effect ikora. Ndumva ari ibyo ngibyo kuri introduction ya CSS. Reka noneho tubisubize uko byari bimeze, then tuze gukomeza nyuma. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ndayikuramo, niyikuramo ndasavinga, then ningaruka hano ndarefreshinga, birasubira uko byari bimeze. Murakoze cyane rero, turi kumwe n'isomo rya mbere kuri CSS. Turasubira mu minsi ya vuba cyane tureba igice cya kabiri kuri CSS. Murakoze cyane.